tayari yes ni breaking news ni amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomishigenda ategisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha y'igitondo turi ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya rero mutwemereye turebere hamwe ibya amakuru mashya atunguranye ku rugamba akomishigenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayo bintu akomishigenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane amakuru adasanzwe by'umwaka akomishigenda avugwa ku mugi wa Goma ndetse n'uwitwa General Satani Makenga by'umwihariko no mugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa 23 uyu nguyu rwose muramuzi cyane by'umwihariko yagiye ayobora ibitero bigiye bitandukanye uyu nguyu yagiye akora ibikorwa bidasanzwe muri izi nyeshyamba za 23 muri aya masarara amakuru akomishigenda amugarukaho muri izi nyeshyamba za 23 ntabwo ari meza habe na gato dore ko uyu General Satani Makenga by'umwihariko akomishigenda bitangazwa kuri roho yaba by'umwihariko yarasiwe muri Ambushi ikomeye cyane naje kuba irasirwamo komva zigira muri 3 ngo zari zimuherekeje na amakuru kwiza magingo akomishigenda agarukwaho na bimwe mu bitangaza amakuru binyuranye hese izi komva zaba zarasiwe he mu kahe gace uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu muri aya makuru mu buryo burambuye si ibyo ngibyo gusa wasaronde yifatiye ku gakano by'umwihariko n'ubundi izi nyeshyamba za 23 ikomishigenda iziha isomo rya gisirikare ni mu bice bigiye bitandukanye bya hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo nk'ubu nakubwira ko rwose amato menshi cyane y'intambara y'izi nyeshyamba za 23 yamaze kuba yigarurirwa n'izi nyeshyamba za wazarenda aho bikomishigenda bitangazwa ko rero ibingi bikomishigenda abigerwaho no ruhande ruhanganye n'izi nyeshyamba za 23 rero ku ruhande rwa leta y'Kinshasa mu gihe n'ubundi izi nyeshyamba bikomishigenda bitangazwa ko ku mugi wa Goma bamaze igihe bakontrola by'umwihariko ngo hari ibikorwa bikomishigenda biwutegurirwa birimo no kuba wakamburwa izi nyeshyamba mu gihe kitarenze ukwezi kumwe konyine nk'uko biri muri gahunda zikomeye ndetse n'umuvuno leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'igihugu cya Kongo bafitanye n'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'Ububirigi ni ibihugu rokiza amagingo akomishigenda bikusanyiriza hamwe abakomando kabore bagamije kuba rero bafatanya mu guhana imbaraga zo kuba rero uyu mugi wa Goma ndetse n'indi migi ikomeye irimo nk'umugi wa Bukavu umugi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bikomakomeye inyeshyamba zamaze kuba zigarurira ibyo bice byose ngo bibasha kuba byakongera kwisubizwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa nabyo turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye si ibyo gusa indege za drone zisindutse zongera kuba zimena urufa rw'amasasu hejuru y'ibirindiro by'abarwanyi ba 23 ni hano muri ibi bice biherereye hano muri iki kigo cy'indege cya Kavumu ndetse na hano mu bice bitandukanye bya hano mu nkengero z'umugi wa Uvira nyuma yuko n'ubundi komishigenda bitangaza ko rero Uvira yikomishigenda ibiramo urugamba rudasanzwe komishigenda rurasirwamo abatari bake mu barwanyi ba 23 ni muri gahunda zigamije kuba rero ngo bakwirukana izi nyeshyamba burundu muri uyu mugi wa Uvira ukabasha kuba wasigara ukontororwa n'ingabo z'uruhande rwa leta y'Kinshasa andi makuru rero akomeye cyane ndetse atanasanzwe ateye ubwoba no ku gihugu cy'u Rwanda na makuru komishigenda avuga ko imirwano ngikwa n'ubundi isatiri igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko byerekeye hano mu kibaya cya Rusizi aho amakuru komishigenda avuga ko rwose ahangaho ngiye kumvikana icyerekeranye n'imirwano komishigenda isakiranya izi mande zombi ibingiro bishobora kuba n'ubundi byatezwe gikomeye cyane cyangwa se bikagira n'ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Rwanda murabizi ko ahangaha rwose yareranye na leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu minsi yashize ni mu mpera z'umwaka dusoje wa 2025 murabizi ko ari nabwo hongeye kuba habera urugamba rukomeye ubwo izi nyeshyamba za 23 zari muri gahunda zo kwigarurira umugi wa Uvira biza kurangira rero hari n'ibibombe bitangiye kugenda habyisuka hano ku butaka bw'u Rwanda nubwo haje kuba hifashishwa za systeme by'umwihariko za radar zirinda ikirere by'umwihariko bikabasha kuba bimwe na bimwe byagenda bipfubzwa n'izi radar turagenda tubigaruka nabyo gatanu kuri gatanu si ibyo gusa kandi nago turibuza kuba adusoza aya makuru tutababwiye byinshi komishigenda abigaragara ndetse bisa naho biteye ubwoba cyane kuri uyu mugi wa Goma by'umwihariko ndetse no mu nkengero zawo dore ko hari na byinshi komishigenda abivugwa byerekeranye n'urugamba karahabutaka komishigenda rutegurwa ku ruhande rwa leta y'Kinshasa n'ubundi rugamije kuba rwakigarurira iyi migi irimo umugi wa Goma ariko kandi ngo rukanasiga rusize intambara ngitangijwe no ku butaka bw'igihugu
Rwanda gatanu kuri gatanu ne byinshi komishigenda abigarukwaho muri aya masaha ne byinshi tugiye kubana ubundi dukomozaho muri aya makuru mu buryo burambuye by'umwihariko haba ibyo tubabwiye mu ngingo z'ingenzi ndetse n'ibyo tutababwiye ariko icyo ngusaba mbere ko turambura aya makuru nyaboneka nyemerera unyereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe aho muri comment kijyanye n'amakuru komishigenda tubagezaho ubundi gihe cyose dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ubashe kubakira mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye twe tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye namaze gukanda subscribe ikaze muri aya makuru noneho ni mu buryo burambuye muri byinshi komishigenda bigarukwaho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaze. Yes, rika twicikirana tudatinze turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye ni byinshi bikomishigenda bigarukwaho muri aya masaha byerekeranye n'uburyo rugamba ruhagaze ndetse n'uburyo ibintu byifashe hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kano kanya rero nabwo ibintu byoroshye habe na gato ku rugamba rukomishigenda rusakiranya M23 ndetse n'igiswe kigo cya Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanya bikorwa babo cyangwa se n'ihuriro ziri muri izi ngabo zikomishigenda azifatanya n'ingabo za Kongo ubungu harimo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziza ku isonga ingabo z'igihugu cya Tanzania ingabo z'Ububirigi ndetse n'abacancu b'abazungu umutwe wa Blackwater ndetse yakazamo rero n'urubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR muri kano kanya rero ibikorwa bikomishigenda bigaragara mu bice bitandukanye komishigenda habaza Ambushi zitandukanye komishigenda azitana ubuzima bw'abatari bake mu barwanyi ba M23 hari amakuru yakomishigenda agarukwaho kiza magingo navuga ko atari amakuru yo kwizerwa yakomishigenda avuga ko witwa General Sultan Emmanuel Makenga uyu ngo rwose ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane ndetse akaba n'umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23 aho byagiye bivugwa ko asanzwe cyangwa se komvezo ngo zaba zamaze kuba ziraswaho n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ni amakuru kusemagingo yatara yo kwizerwa ariko by'umwihariko komishigenda atangazwa na bimwe mu bitangazamakuru binyuranye bikorera ku butaka bw'ikigo cya Kongo bigaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 waba ugeze aharindimukane ku bw'iyo mpamvu kandi hanakomishigenda havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye byakomishigenda bivugwa mu bice by'inkengero z'umujyi wa Goma bivugwa ko rero hano mu birunga bya za Nyiragongo ndetse na hano za Kibumba ngo haje kuba humvikana urusaku rw'amasasu bigakekwa ko rero ngo rwaba rwarashwe n'inyeshyamba zo mu rubyiruko rwa Wazalendo ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR usanga urwanya ubuyobozi buriho cy'u Rwanda ibingiro bigakurikirwa n'amakuru yakomishigenda avuga ko rwose ngiye Wazalendo komishigenda inazengeza mu buryo bukomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nguko kuri ubu ngubu ngo anamaze kuba wigarura amato yawo menshi cyane y'intambara si ibingibi gusa rero komishigenda havugwa imirwano iramukiye hano mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse n'indege ngo za drone zaje kuba zirasa ku kibuga cy'indege cya Kavumu ibingiro bikaba bikomishigenda byose bisiga icyoba ndetse n'icyo gikomeye cyane kubarwanye ndetse no kubaturage bari mu duce dukontororwa n'izi nyeshyamba za M23 Ambushi nazo zikavuza ubu ahangaha muri uyu mugi wa Bukavu ni byinshi komishigenda bigarukwa rondagenda mbibagezwa mu kanya kari imbere mu makuru yacu atari komishigenda tubategurira reka duse naho duheniye ahangaha mukandagaruka mbageza andi makuru ari buze kuba agezweho.